Ikigo biragenda nabi. Ngiye kubara gatatu. Umva, uretse. Bagisa ahubwo beza ishongore mwasimbutse ikigo sibyo? Muvuye he? Imyanda mweze mushobora gukora toilette z'abari musema. Batamo bagakora vuga ngo gusigara. Weshe kuva. Hariya hari ahantu ko hakoze bamujye muri Yesu. Muko bifuka yawe, nimukiri mifuka yawe, mukuremo. Musiga ariko musiga mwo n'itazi. Ayo maso yanjye urabona ari mu mwatazi rero. Oya reka tuvugane neza. Mwembi babiri. Muvuye hara hanze gukora iki? Nese burangiye kugira ngo ngewe ndi ngari matere wanyu wawe biki. Usuringiye kokorera ngiye kubagezayo bagezeyo. Mumaze kwibona? Oya. Mwuko mumaze gukora mwabyimbye. Iyi mumaze kuba basore kuyo muzamusimbuka ikigo. Iyi mumaze kuba basore. Iyi mwabaye basore rwose mujye gushaka ubuntu bw'ubumbu bubesheshe abakobwa banje ngo murabakunda. Hato ikindi kigo mukibona gute? Ikindi kigo ni kibi nyagirana nahise mbana kari na kibi. Nani materi iri hari ndamwanga. Ndareye ndamwanga se wari ko waje kwiga waje gukunda ayo materi. Akundi bano bakobwa ra. Nese umuntu nagagira uburenganzira bwo kwanga umuntu. Ni kibi gute. Ngo kibi wowe nari Ako mubanze mu nyibwira ho gato. Ikigo nicyo kintu. Bisigo ubwiza bwacyo ni ubuhe? Mume nk'urugero mwari matirese tuganira. Ikigo kitagira filtri ubwo ni iki? Iwe nurayigira. Turayigira. Ngo rero muvi wanyu hari ukuntu umuntu ava ku cyaro kuko kino kigo kirimo abantu batandukanye. Hepfo yarajya kumagara amashuri yaragiraga iki yahagera mu kigo agashaka gushaka. Rona dusa nk'abahinzi. Cyo koza uyu nguye anabivuga. Hako wowe ngo uranga iki ushaka kugura abandi bana ngo bangukire. Yamambara ari cyiza pe. Tega kano karacyari gashyashya karacyajabire naho kare. Nakoze undi bya byose do. N'amasogisi yaba yambaye. Akuze ko n'ubundi ngiye kubahagurukira. Ubundi mwede ntabwo nabangaga. Ariko ko rero bitangiye kwangaga. Ibintu mugiye kuzana. N'amasogisi. Inkweto zifunze ziri ubundi. Inkweto zifunze. Amasogisi samaziki. Araryana. Nabyo aruzi. Zirananuka inkweto zifunze. Mwete kunsetsa mwabakobwa. Ubuse bwanashashe. Turabura kukuriza ahubwo tukagusetsa. Ubuse bwanashashe. Yego akangaka niko gasasa. Niko gato. Akabaza. Uko mungiri umuneye imwe. Ese muko ugiye mu rota ngaye. 30. Ayo ngaba hagije kuri nje. Sharekera. Nakugize. Nisumba atari menshi. Yego mama, ni menshi. Zimbaraga yamutwara. Uzimbaraga. Uwakabura. Ishati yaracitse ariko ngufiri. Aka nagastire banzu kareba ukitegereze neza ariko nagastire. Nagastire. Mwese mwashashe. Yego bakubwiye ngo dore usasa n'uyu. Iminota 30. Duhurire mu mashuri kuyabaga. Amashuri. Amashu mujye kuyabaga. Ureke kuvuga ngo amashuri. Birukanishe. Nge nako njya paki isoni. Iwanyu mwarahingaga mu rubuhinzi nimbere akakana babo zaragize. Banzu zireba ariko. Reba ibikota bya ako. Ibikota. Ndetse gato nari mpamvu yo guciringa n'abanyeshuri sibyo. Niyubahisha. Niyubahisha. Reka niyubahisha sibyo. Uranakuze uri n'umukecuru. Iminota ingana sibyo. Duhurire hese muhazi. Simuhazi duhurire. Ntabwo tuhazi. Muraza kuhamenya sibyo. Duhurire n'ashaka firitiri. Sishaka ngo firitiri. Duhure disi barkwagaroje sibyo basheri. Ndushuri nabagara. No mu rugo sinjya kwa kambarete sibyo. Duhurire mu masho abakobwa beza. Mujye kwagara amasho. Amasho. Ndarahiye ni muze gusasa. Nayabagara. Komana yaje. Cyakose. Bura ninda washutse koko mukigera bura urubungu bwabeshye ko buri beza. Rero gusa neza no kwabeza cyambere ni mu mutwe amanota meza. Amanota 30 yo. 30 yawe. No ndajya kurwana na 50 se yiki. Nawe. 30 bahagije. Wowe ugira ngahe?
sheri wanjye disi 15 bego utunyeshuri twiza uzi ko mugira amanota meza cyane ashimishije ahubwo wowe nangahe sheri kumana nibonera atanu ako siko muri bakobwa biza bibitangaza muri kino kigo mugira amanota meza hanyuma duhurire ku isuka sibyo mujye kubagara udusha wewe ngende ujye kubagara dore uko ngende ujye kubagara wowe izingi kubagara nakoze uyu nguyu ikirari urabagara icyambere nta nkweto zifunze wambaye gusa nyine nibona ko ntabwo akora ibyangana n'abandi ubanza ujye gusasa ako dukobwa twiza mama ubona arahunga ariko abwira ko babakunda cyane ako mana mwongereye muzi amukurikiye mugiye shamu ninjabiri subwo mugiye hehe ako ndi kubasiga ufite umuntu wese muco wo mugenda sigara nje naho nawe urasigaye ese naje guhinga naho ngiye ako shamara utu dukobwa twanjye twanshimishije mana yanjye ari matrinje nago naje guhinga hano iwaje gukurikisha naje kwiga nzajya musasira gusa seri kwa nakubwira umuntu isasi wa mukobwa uriya ni umukozi wanyu mama wanjye aramwishyura mama wakora iki wanyu wakora iki sekreteri sekreteri wanyu w'ikigo ako ejo ntabwo ari wazanye na mama wakubwira ati ariko rero ntabwo mama wa yaje ese kuri animatrice ukwiye kutubaza ibintu byo gusasa kamanze mvuge ndi kuvugana n'uyu nguyu ndiko ukuntu gashyira niba mukagira amanota make cyane ukasi nje hano naje guhinga mama we ntabwo yakuzanye avuga ati mumbogarire udufaranga nzanye n'utw'umuceri ngiye kugira animatrice nasasa ntabwo bikureba hari umugabo ndarana nawe none waje no kwiga n'abagabo babiri ndetse se umuntu sasa ari umuntu ufite umugabo nagahariye nabireka mutazamuza ku ishuri mwarazanye n'amada mukaza ngo muje kwiga yewe ni ibi ngibi cyane yigira ariko na sitayifite niyo mpamvu ko miro akosha ko mara na umwana ahubwo yaragoye 30 rero mu rugo bazi ngo turi kwiga kumbi ngo tujyanye kubagara ari matiri ntabwo tujye mu biro ntabwo ndamutse mbagaye uzimbabwire uzi impamvu sera ngo tubishyiraho no kugira ngo mujye mureka kwitwara nabi tubahane ese mutabyanditse kuri babyeyi ntabwo twabaye kuki mutabyanditse iwanyu yuko amakosa bya urashana ukareba bitakureba ngo miningi ibiki waje umenye inkweto zifunze ibyo bintu bikureba uri master se uzi noneho mukoza hasi mu nyatsi tuvuze ngo ndebe bitandeba ibyanyu ngiye kubyivangamo ubyivangamo ari batigire bababaje we ngiye kubatesha umutwe baba we siko ngiye no kubirukanisha ngo twirukanisha tumuvuze ngo ndebe bitandeba kuko ndabona ari wowe uri buhafi ngabugiye mama wanjye cyane naturatwana muca hano ari bakiri cyane nakora ku isuka nabikubwiye niyo wagira ute ahubwo ndabona nkugiriye impuhwe we awanyu disibazi ko abantu bari kwiga turi kwiga amanota 30 yonyine bahagije kuri nje 30 cyane uzi hari umugani bajyaga baca hanga ntabwo turi mu binyarwanda ntabwo turi mu ishuri ntabwo turi mu ishuri ntabwo turi abakera twiga imigani twebwe ibidebe birimo ubusa nibyo bidebe se byiki bidebe se birimo irange muri amadebe ndimo irange gendera yesu we mba cyokoze rimwe nimba mudashaka kuza muraza gutaha naye batange ibintu byose bimaze iki simbatange nagenda akoka karaga ari matiri unera umutwe ara mu buzima tabaho twakate ntabure nawe arambisha ubu nk'iyi lisita yimpaye ngo nze nirukane bano banyeshuri ngo banze kwishyura amafaranga ya minerivare ibyo nabyo birandeba kweli ariko nako mbonyemo akanyeshuri nshaka yambwiye ngo nze kuza kwirukana ahubwo se bariyebwa baranaza nk'umubyeyi abanyeshuri bite byabo kuko umwana bahageze nabatumije ndabona ntabwo bari bagera sinzi impamvu batari ariko ndabona yambwiye ngo bita ngo nimba ari ana niwe turuze kwirukana bari siko mutari kuza bite byayo abanyeshuri none byagera ku bakobwa muhagare haraza muhagare mwese muze hano gute muhagare hari mwakira abanyeshuri bumva baragoye byakora ndimo none nabo batambaye inifomu ko duwaye reba na duwaye niko duwaye abandi banyeshuri se bari ubakarusha abandi bahari wese amenya ibyo wanjye hanyuma rero ugenda urabikarusha iyi biragaruta reba nk'abarangi bambaye inifomu abatambaye inifomu mwigira hano mwese rebye bisatsi
ariko ari make yambuka sibaye ujya ubogosha oya ahubwo uzabafasha oh uduko twarananiye ujya ubogosha dore yabaye imisatsi pe nta n'ifomo nta n'ifomo wambaye uko babiye cyangwa yacitse uri gusimbuka urupapuro ibyo ntabwo aribyo tujemo ahubwo hari akanyeshuri kariho agasaza ngaha kigano kari hehe ko se ubundi bakita amashuri kakari kuki se uba wakera niko mashuri witwa amashuri ubundi kuki waje kwiga abana ba 2008 mutuze saze abana bataraba kuki waje kwiga ukuze ubundi we barajye naza badere igitero impunzi zari mutuze kuki twikomere wese ko nari fomo wambaye amashuri ntabwo yari yakwiyibagira ibintu byo kuza kwiga ushaje ibyo kwiga ambo noneho perezida yavuze ko umuntu wese agomba kwiga nuko yaba angana kose niyo mpamvu nawe waje kwiga urabona bizaguhiga kandi ariko mateke ikintu mu mashuri niba ari n'amashuri avuze n'icyo leta nta burenganzira mu wese abasaza uko yaba angana kose ubwo n'abakecuru nabo bazaze n'abandi bwa mbere ni mu mutwe kwiga n'abandi kagenda nziga kandi nzarangiza ureba abanyeshuri dore bari bagenzi barakwanga kaminuza nzayiga ntabwo abana amanota yabo azagera babone ko ari byiza nzajya mbabana n'uwandi reka tubabwire gahunda tuzanye hano ngo ntabure yabantumyeho aduha uburenganzira bwo kuza kwirukana abanyeshuri batatanze minerivare murabizi ko muri iyi minsi kurya ari ibintu bigoranye sibyo utanga ntawe uhari yagiye muri ntuza yagiye mu nama itunguranye ntabure nawe ntawe uhari yambwiye ko ari umunyeshuri ngo tugomba kuza kwirukana ngo wanze gutanga minerivare urabona harimo bita amashuri wowe urabona amashuri we ngo warishyuye naduwa yarishyuye kabanyana ndabona nawe yarishyuye na nikuze yarishyuye na Oriane yarishyuye na Olive yarishyuye ana ntabwo yigeze yishyura ana si wowe wewe wananiranye ubu se ana ntabwo yigeze yishyura ubundi ubu rero turi buze kwiruka ibintu bya minerivare bimeze bite ko batubwiye ko turi buze kwirukana uzayazana gute kandi batubwiye ko ugomba gutaha ni ukuvuga ngo rero yatubwiye ngo turakwirukana utahe uzakoka uzanye ababyeyi ngabo bakurikira uzazana papa wawe uzane mama wawe ucyari hanyuma ngo na nyogokuruza ngo n'abuzukuru ngo batibagiwe n'abishwa umuryango uzawuzana usobanurira impamvu udatanga ngo mituweli uza minerivare abana gusakuje cyane ntabwo babura kuvugisha uri kubyumva ugomba gutaha animateri nawe byo kwirukana ranch igeze nawe ese ranch igeze none se nk'ubwo arajya kurya atarishyuye ushobora gusanga batishyuye aribo bajya muri refeberi bagera muri refeberi arajya kurya atarishyura se muza kutwirukana hakiri kare ajya muri refeberi y'abantu n'abaciye mu ijambo cyo tujya mu nama harimo abanyeshuri master yavuze barimo bigira ubuntu ubwo uraje umuvugira oya ntabwo ari kumuvugira hano harimo abanyeshuri bavuze bigira ubuntu sinzi niba nabo bigeze basomaho wasanga nawe ari umwe muri abo ngabo iyo nguyu se nimba amakuru turafite ko yishyura ingo yarishyura noneho bigira ubuntu rero abanyeshuri iki kandi yishyura nako atishyura mwanejeje umutwe ndarakakegeka kakantu nabonye nawe kaguhanga karananiye aka kantu ntizi ikintu uzagakorera bite byawe ngo ufite ugira amanota 30 yaha 30 yiwe meza 30 abahagije ntabwo tuba turi abana ahubwo nuko tuba twarakuze cyane ana kakuriye genda utahe uzaze kuwa mbere uzanye mu bantu reka mbanze nirire urarya iby'abandi imitsi y'abandi barishyushaga kurya ubundi animateri yirukanye ryari nababwiye ko twatumye nahitanda na kontabule siko twababwiye azaza yirukanye umubwire aze yirukanye isi cyiza nuko harimo abana bamwe bumvira wenda bazayumva naho ni mwagiye mwumvira mugende mujye muri ranche muri kubyumva nusoza kurya
utahe uzaza kuwa mbere uzanye ubuhamya ntabwo ari byiza kwirukana umwana ntabwo wagenda utariye ariko ari materi wanze amagara wabwiye ko ugiye kohereza umwana leta yarabujije kwirukana umwana iba batanabizi cyangwa agenda atariye ndabahamagara abanza ariko ari ukuntu umwana uramo amafaranga yo kwishyura ishuri ikarangira yariye buri bose baza gufata agapapuro bagashyiraho nimero zabo z'ababyeyi babo n'amazina yabo wowe ukaza kubahamagara banze amagara iwabo w'uyu mwana naza kubahamagara ngo mugende mujye muri ranshi nimusoza kurya urumva uze kuza undebe turabiganira uramwishyurira turabiganira nyine atahe amasabura ndagukemura urasiwe yana agukemura rero kugira ngo abanyeshuri